Uwizera
urwandiko rw'Abefeso, Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 3 umurongo, Abefeso igice cya 3 umurongo wa 20, igice cya 3 umurongo wa 20, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Bibiliya yavuze ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane Imana, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nguko imbaraga zayo zidukoreramo. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nguko bingana, nguko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Dukomere Yesu mubashe. Haleluya. Pawulo yandikira Abefeso bashobora kuba bari bafite ikibazo kimeze nk'iki cyo gutekereza bakashiraho n'imiti ku mbaraga z'Imana n'imirimo yayo n'ibyo ishoboye gukora. Amen. Haleluya. Nabo barasetinga baravuga ngo ibi ngibi Imana yobikora, ariko hari ibindi nabyo Imana itobasha gukora. Ariko Pawulo yandikira Abefeso arababwira ngo mubimenye aya n'amakuru n'itangazo ngo Imana ngo ibasha gukora cyane. Haleluya. Ibintu byo twebwe tuzatwibwira ngo nibyo tuzagutekereza ngo bitewe n'iki, ngo bitewe n'imbaraga z'Imana ngo zizazidukoreramo. Vereze Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Izo mbaraga umunsi umwe zakoresheje amagufa ya Elisa agize umwaka yarapfuye ngo batereyeho intumbi kuri ayo magufa. Umwaka ushize imbaraga z'Imana zidukoreramo. Samure Yesu Kristo. Haleluya. Ngo batereyeho intumbi gutya ku magufa agize umwaka. Umufungura nawe agenda ngo bakurikiye abantu baratanga n'umutobe. Tuba tugiye kwa muntu rwari rwashize none tumutaye ku magufa gusa ya Elisa agize n'umwaka yarapfuye, sina magufa mazima, amagufa y'umwaka. Imana ibasha gukora cyane ibiti byo twebwe dutekereza n'ibyo twibwira ngo bitewe n'iki, ngo bitewe n'imbaraga z'Imana zidukorera. Ijambo ry'Imana rituganza kubaho.